so numva umutima wanjye nabonyeho yacuruza yabanze kubaho neza nyuma ajya gucuruza gataro ubuzima mu migendekera nabi mu by'ukuri urabona ko kurikije ubuzima yari afite n'imibereho naramukurikiranye cyane mu by'ukuri umuntu afite abantu ufite urugo umeze neza kandi agataro yumvaga ko agomba kuka niko bita ngo nukasunguza yego kugira ngo arebe ko yabona amaramuko y'abana birumvikana umubyeyi ntabwo agomba kwicara n'undi wese ntiyakwicara afite abana agaburira so numva umutima wanjye numva umutima muri duke mfite nanjye tudashobotse duke numva umutima mbaye tushe numva hari ikintu na uje kumukemurira ibibazo bye byose ntabwo nava ngo nze gukemura ibibazo bye byose bunyumve neza ariko muri duke nabona nko kumufasha nk'uko n'undi wese yamufasha mu by'ukuri arababaye uriya muvyeyi n'undi wese ashobora kuba yamufasha ntabwo nze kumukemura ibibazo navyo muri duke mfite nashobora gufasha nadukora ariko zuba ngo nze kuzamufasha ibibazo bye byose oya n'uduke nshoboye kubona amufasha n'ukuri ari no mpamvu nagusabye ngo muze nawe gusa ndebe ko namufasha muri duke yego ndagushimiye abakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuhuza kandi mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi reka nizere ko meze neza mwese aho muri ari abari mu Rwanda ndetse n'abari hanze y'igihugu mwese ndabasuhuje ku nama n'ibitekerezo mugera mwandika muri comment ukuri ndabashimira cyane kubera ko hari benshi mugira inama kandi zikabagirira akamaro mu buzima bwabo bwa buri munsi ndetse n'abandi mufasha mu bijyanye n'ubushobozi hari abo tujye tuganiza batabayeho neza ariko umuntu akavuga ati hari umusanzu ntanze ku buzima bw'uyu muntu kugira ngo nawe abashe kumererwa neza cyangwa se abeho nk'abandi rero buri muntu wese ukora mu mufuka we akagira umuntu afasha Imana ijye musubiriza ahakuye uyu munsi turi kumwe n'umupapa n'ubwa mbere n'umupapa cyangwa n'umusore kimwe muri ibyo n'ubwa mbere tugiye kuganira ntabwo mumuzi n'umupapa tumaze iminsi tuganira kuri telefone ambwira ko yifuza ko twazaganira nawe ko hari ibyo yifuza kutubwira ubwo bikagenda byangamo gake nyine muri iyi minsi abantu babiruka ariko uyu munsi byakunze ko tubonana kambanze muha ikaze hanyuma turamenya n'impamvu yifuje ko tuganira tuguha ikaze murakoze cyane muratubwira ko mwitwa yego nitwa amazina yanjye nitwa Kagabo Augustin twishimiye kubamenya murakoze cyane rero twaravuganye mu minsi ishize umbwira ko yifuza ko tuganira bigenda byanga ariko kubw'amahirwe birakunze mu by'ukuri wanyuriyemo muri make ariko sinasobanukiwe n'impamvu nyine washatse ko tuganira gusa nagira ngo utubwire nta nubwo ari mu ncamake turamburire Augustin ni muntu ki ni umupapa ni umusore kuko no kuba umusore birashoboka hari abantu nyine bibera abasore ni umubyeyi se tumenye nyine umuntu turi kuganira uwo ari we nimba bitababangamiye ariko murakoze cyane njyewe ndi nk'umusore ariko ubwo haba hari impamvu iyo udafite umufasha of course uri n'umusore harya umusore n'umuhungu bitandukanira he umusore buriya n'umuntu umusore n'umuntu budafite ngira ngo hari umudamu umupapa ni uwashatse of course iyo ufite umudamu warashatse uba uri mariye umusore n'umuhungu ni kimwe umuhungu nawe ngira ngo ni umuntu utarashaka umuhungu ni umuntu utarashaka of course yego umusore n'umuhungu ubwo umusore cyangwa umuhungu njyewe ndi umuhungu nubwo natinze gushaka mbabarire cyane habuze iki kukibatinze wakaba ufite abuzukuru ntabwo namenya ngo habuze iki bye byose n'igihe kiba kitaragera isaha itaragera ku ijambo ry'Imana ngo isaha itaragera bitaragera yego igihe nikigera tuzabutaha hanyuma wambwiye ko wifuza guhura n'umumama umwe twigeze gukoresha Mama Shafi ngira ngo abantu baramwibuka haciye iminsi tutaganira nawe kubera ngira ngo ibiganiro duruka gukora mwarabibonye ubuzima bwaranze na telefone noneho namubonagaho sinyibona rero Augustin yifuje ko guhura na Mama Shafi ariko sindi bubikuvugire nagira ngo tubwire Mama Shafi umuzi gute kuki wifuza guhura nawe kugira ko abadukurikiye ntago babizi nkuko wabinganyirije kuri telefone nagira ngo utubwire impamvu wifuza guhura na Mama Shafi mu buryo burambuye murakoze cyane
ntabwo ni mu ncamake ndi bubivugeho. Mama Shafi nabonye ari umubyeyi wahuye n'ikibazo, birumvikana si nawe gusa na benshi bashobora kuba baragiye bahura n'ibyo bibazo, ariko Mama Shafi nakurikiranye ikiganiro mwagiranye, mbona yarigeze agira ubuzima bwiza, afite urugo rwiza mu by'ukuri rwari rushimishije cyane. Hanyuma yaho ubona ko urugo rutamugendekeye neza bitewe n'uko cyangwa se bitewe n'uko bijya biba ku bantu bose, ntabwo navuga ngo niwe cyangwa se n'abandi, birashoboka ko bijya bibabaho. Mbona yagize ubuzima bwarahindutse ukurikije uko mbere byari bimeze. Numva umutima wanjye nabonye aho yabanze kubaho neza, nyuma ajya gucuruza agataro, ubuzima bumugendekera nabi mu by'ukuri, urabona ko ukurikije ubuzima yari afite n'imibereho. Naramukurikiranye cyane mu by'ukuri, umuntu ufite ahantu, ufite urugo umeze neza, kandi agataro yumvaga ko agomba niko bita ngo ni ukukazunguza yego, kugira ngo arebe ko yabona amaramuko y'abana. Birumvikana umubyeyi ntabwo agomba kwicara, n'undi wese ntiyakwicara afite abana agaburira. So numva umutima wanjye, numva umutima muri duke mfite nanjye tudashobotse duke, numva umutima mbaye tushe, numva hari ikintu namufasha. Muri make urashaka kumufasha, tubivuge ko ushaka kumufasha? Yego. Akabazo urihangana ndabaza nyine utubazo dukeya. Kubera iki ari Mama Shafi? Hari abantu benshi tuganira nabo babayeho no mu buzima buri hasi n'ubwe, kuki ari Mama Shafi wahisemo nyine guhura nawe cyangwa se kuba wafasha? Buriya rero nibyo bajya bakubwira ngo buriya ni byinshi umuntu agenda areba, amavideo aba yaragiye acaho, ariko ikintu cyose kikagenerwa igihe cyacyo. Ukaba hari igihe wakubona tushe, ukumva tushe umutima wawe, ukumva hari icyo wafasha muri duke twawe. Mama Shafi nta kindi mukeneyeho cyangwa se mushakaho, nuko nabonye ibibazo yahuye nabyo, numva muri duke mfite nanjye aricyo namwunganiraho, nta kindi. Biragoye ko umuntu yahita yumva uburyo uri kubivuga ngo tubyumve nk'uko uri kubivuga. Nk'ubu nkanjye ndi gutekereza ko ushobora kuba hari ikindi kintu ugamije. Tuzi ko akenshi biragoye ko umuntu w'umugabo yafasha umugore biraho gusa, nta yindi nyungu, nta yindi favere nawe uzamukeneraho. Nshatse kuvuga ko nyine ubwo ntiwaba ushaka gutereta, reka mbivuge neza mu Kinyarwanda cyiza, ntiwaba ushaka nko gutereta cyangwa nyine umuprofite kubera kubona yibereho kuri uvuga uti reka. Hari ukuntu umuntu aprofite umuntu ari mu kibazo kugira ngo nyine uprofitire aho ngaho. Nka kuriya Mama Shafi yibereho, ushaka kuvuga ati ufite ikibazo cyo kwishyura inzu, ndakwishyurira inzu, ariko mu by'ukuri ufite ikindi kintu ugamije kuri we, atari kumufasha kuko nyine uri umuntu mwiza wifuza kumufasha gusa, ahubwo ufite n'ikindi kintu ugamije. Wowe nta yindi prof mutegerejeho, ni ukumufasha gusa bikarangira. Urakoze cyane. Birumvikana ugomba kumbaza, hari n'abashobora kuba wenda naho barimo bankurikirana bambona, hari n'abashobora gutekereza ko koko ushobora gufasha, hari inyungu zindi, ari interest zindi umuntu ateganya cyangwa atekereza ntazihari, nazo ni ukumufasha gusa, na yindi interest shaka. Hari umugabo wigeze kuza gutyo, twari turi kuganira n'umumama yari afite umwana mutoya. Umugabo azavuga ngo arashaka kumufasha, birangiranye amaterese, aramutereta, induru ziravuga. Umukecuru ati reka ntago ngewe, niba ari ukumfasha ushaka no kuntereta ngo dukundane, n'abagabo narabazinutswe. Birangira umugabo avuze ati buriya nashakaga inzira. Buriya hari ukuntu nyine iyo ushaka kugera ku muntu nyine ubanza ugakemura nk'utubazo duke yari afite. Wowe ntago ari byo ugamije. Nk'uko natangiye nkubwira, ijambo mba navuze, umugabo yavuze ijambo nishobora ngo uko natangiye nsobanura yuko nta zindi interest, nta zindi nyungu mushakaho, nta bundi buryo nshaka kumutereta. No, njyewe bikubwiye ni ukuba hari icyo namufasha bitewe n'uko narebye ibibazo yahuye nabyo. Nta kindi. Akandi kabazo nakubaza, uvuze ko uri umusore ariko umuntu ashaka kwibaza niba udafite abana. Ushobora kuba umusore ariko warabyaye nyine, tubona n'umudamu ariko ufite abana. So ibyo ndumva atari cyo gihe cyo kubimbaza, nugira igihe nabyo ukantumira nzabisubiza. Ndumva ari ukufasha. Biracyari ibanga ho gake. Hanyuma mu bijyanye no gufasha Mama Shafi, ubu twavuga ko Mama Shafi abonye umuterankunga, niko twabyita. Uje kumukemurira
ibibazo bye byose. Ntabwo nava ngo nze gukemura ibibazo byo byose bumunyumve neza, ariko muri dukeya nabona nko kumufasha nk'uko n'undi wese yamufasha. Mu by'ukuri arababaye uriya mubyeyi, n'undi wese ashobora kuba yamufasha. Ntabwo nze kumukemura ibibazo, muri duke mfite nashobora gufasha nadukora, ariko zuba ngo nze kuzamufasha ibibazo bye byose oya. N'uduke nshoboye kubona amufasha n'ukuri, ari no mpamvu nagusabye ngo muze nawe, gusa ndebe ko namufasha muri dukeya yego. Ndagushimiye. Murakoze cyane. Kubera ko buriya n'abantu bake ushobora kubona umuntu avuga ko yifuza gufasha umuntu nta kindi agamije, nta zindi prof afite. Ikindi kintu nimero ndamubonagaho, hari agatelefone yari afite mbere, kuko haciyeho nk'amezi nk'abiri cyangwa 3 tutabonana. Urumva nanjye muheruka yansuye mu rugo dusangira ubugari, yansuye bisanzwe nyine, ariko kuva icyo gihe kubera umuntu ubayeho mu buzima adafite telefone biba bigoye kugira ngo umubone. Ubwo nanjye nicyo gihe muherukira icyo gihe. Nimero yari yampaye nimero yiwe, ariko nyine atira telefone agashyiramo simukadi. Ubwo ubu ngubu ntabwo iriho, nayihamagaye numva ntabwo iri gucamo. Gusa hari ahantu numva gatuye, ahantu yaratuye mbere icyo gihe mu mezi 3 ashize, ahantu yabaga. Nazajyayo, ntabwo ari nona ko sinahita njyayo, nazajyayo nkajya kureba niba kihaba, cyangwa se nkabaza n'abaturanyi nkabaka nimero ye, cyangwa undi wese wabasha kumbwira amakuru ye, nkazamugezaho ubutumwa bwawe, nkazambwira ko hari umuntu umushaka. Gusa ubu nonaha byo urabyihanganira ntibyakunda, kubera ko nyine urumva nanjye maze igihe tutabonana. Buriya telefone niyo ituma abantu kominikana n'umuntu. Rero umuntu udafite telefone ihora kuri rezo bigoye kumufatisha. Ubwo rero ubusabe bwawe ndabwemeye. Umunsi nzavugana nawe tukabasha kuvugana, nzakubwira, hanyuma tuzahure tuganire, umubwire icyifuzo cyawe, kuko ibyo ngibyo urabitubwiye twebwe, ariko nawe akeneye kubyumva nyine ukabimwibwira ku giti cye. Sibyo byiza? Yego, mwakoze. Ubwo rero undi munsi utari uyu, nibikunda nkabasha kumubona kuri telefone cyangwa nkamusanga iwe nkamubona, nzaguhamagara nkubwire, kandi nyine umutima nyine uzawugumane. Mwakoze cyane. Uzawugumane. Twizeye ko nta bindi bintu by'inkurikizi bizaza. Oya nazo. Nayo. Kubera ko uri umuntu mukuru. Ya. Ko biri kose umuntu mukuru yavuze ijambo ari gumaho. Ndanasenga. Keretse nyuma ni wisubira akavuga ati ibyo navuze nibyo. Tuganira ntago ariko byari bimeze, nashakaga ko bigenda gutya na gutya bikanga. Yego. Ariko uko bivuze nibikomeza, mu by'ukuri uzaba ugaragaje nyine ko n'ubutwari, niko nabivuga. Yego. Ubwo nawe nk'umuntu mukuru nashaka kugira icyo gusubiza, icyo nzi nuko nta muntu wanga ubufasha. Yego. Akabazo kari nakubaza mu bibazo afite, naho kuba cyane aho duherukanira yari afite ikibazo cy'ahantu ho kuba, kubera ko mbere nta hantu ho kuba yari afite. Urumva yari afite ibintu we n'umugabo arabigurisha, n'inzu barafite n'inzu, umugabo aragurisha, arasembera nyine gutya akajya acumbika. Nyuma abona akazi ko kubamo, ariko namusuyemo, ariko k'ibyondo nyine kadafashije, nako yakishyuraga 25,000, nabwo kandi bimugora kuyabona, kandi afite n'abana, bimugora kuyabona. Ubwo nyuma rero nibwo nimero ye nayihamagaye ntiyacamo kugeza ubu. Gusa ikibazo kinini afite ni ahantu ho kuba. Ubwo no kumufasha, ubwo simbimuvugira, n'ubundi muzahura bikwibwirire. No mu buryo bwo kumufasha nabonye ari cyo kintu kigoye cyane, ari nacyo kintu wazaheraho nyine ubaye wifuza kumufasha, ukamushakira akazi ko kubamo. Buriya ibyo kurya byo nubwo waburara, ariko ufite ahantu urambika umusaba. Birumvikana, nubwo waba ufite ahantu urambika umusaba, byose tuzaganira, tuzareba ikiri bushoboka, icyo nshoboye. Yego. Tumva ari ibyo. Naho ibindi byo wagiye wanga kunsubiza, by'imbona ufite abana, biracyari ibanga, cyangwa se niho uzabyibwirira? Ibyo ntabwo ariyo gahunda ndimo, ariko nabyo nubimbaza nzabisobanura, kuko nta mugabo utinya kuvuga bye byose, igihe nikirajya cyuko nzabisobanura. Niba atari banga se mutuye? Njyewe ntuye mu karere ka Nyarugenge,
mu murenge wa Nyamirambo. Utuye muri Nyamirambo? Mbuye muri Nyamirambo. Mu basirimu. Ni mu basirimu burya? Ya, nakoze buriya ni byiza ubwo uvuze ko ari mu basirimu. Nyamirambo ni umuntu wese utuye Nyamirambo tuvuga nyine aba ari umuntu nyine umusirimu cyane. Yego. Naho ubundi ibindi byo ndumva nta bindi bintu byinshi nakubaza. Yego. Ubwo nimero yawe ndayifite. Yego. Biri kose nko mu nyuma y'iminsi nk'ibiri. Yego. Aribwo nshobora kuzabona nimero. Nibwo nshobora kuzabona nimero ziwe cyangwa se nkamubona nkazakubwira. Nta kibazo. Hanyuma nakubwiye ko yari afite umugabo. Hari ukuntu nk'iyo umuntu aje gufasha umuntu muri buno buryo umuntu yarigeze kugira umugabo kandi uwo mugabo akaba agihari, umugabo ashobora kuvuga ati runaka aje kunteretera umugore muri ubwo buryo nyine. Ntago icyo kintu gitekerezaho wenda ukavuga ati uriya mubyeyi nimufasha umugabo ashobora kuzaza akabigira intambara akavuga amagambo menshi ko ndi kumuteretera umugore. Murakoze cyane, reka natangiye mvuga nibyo natangiye nsobanura nenda n'abankurikirana n'abanyumva. Ntabwo gahunda zanjye cyangwa umutima wanjye cyangwa se icyifuzo cyanjye ari ugutereta uriya mubyeyi n'ibibazo mufatirane n'ibibazo no oya nazabitinde wo mugabo we nuko namufasha icyo nshoboye ko namufasha bitewe n'ibibazo mbona yahuye nabyo so nabindi biri inyuma na uretse ko nibwo byahaba ubundi icyo udashoboye undi muntu akakigukorera ntago ndumva bitaka nta nubwo byakanamurakaje kubera ko nimba ufite umwana kumurera bikaba byarakunaniye hakaza undi muntu akamukurerera ndumva wakishimye. Sinzi impamvu abagabo benshi bakunda kurakazwa nuko abagore babo bagize abandi bagabo kandi niba umuntu warananiwe kumukorera inshingano akabona undi muntu uzimukorera akaba ariho ubundi wakabyishimiye abwo nk'ubwo turi kuganira nakibona yakavuze ati no mugabo rwose ngomba n'umuntu akaza kanagukora mu ntoki kuko nyine ari kuzuza inshingano uri kuzuza inshingano zamunaniye. Ariko akenshi usanga abagabo benshi badakara bagafuha ngo waciye inyuma wagiye mu bagabo kandi ni watumye bya bindi byose ubikora. Birumvikana ko umugabo yatekereza ukundi cyase nanjye no wambona utukurikirana yavuga ati buriya hari ikindi kiri inyuma ariko burya mujye muri ku muntu yivugira avuge. Natangiye nsobanura ko nta kindi kishi inyuma ari kumufasha gusa nta kindi kibazo. Ya murakoze. Ndumva twagana ku musozo gira Mama Shafi sinzi nimba azabona kino kiganiro ntago kimwe nuko ashobora kuzakibona wenda keretswe n'umuntu niba hari ijambo rimwe wamubwira rimubwire nkaho nyine ari kukumva kuko ashobora kuzakireba cyangwa ntanakirebe ariko nk'umuntu wifuza gufasha nyine mugahura gira ijambo mubwira hanyuma dusoza. Urakoze cyane wenda siwe gusa ndibubwire ndabwira wenda n'abandi bashobora kuba bazagikurikira cyangwa hari n'abahuye n'ibibazo nk'ibyo. Ibyo ni ibintu bibaho mu isi dufite gusa icyo nababwira no kwihangana kuko ikintu cyose burya kigero cy'Imana igigira igihe ikaba yagufasha ikaba reba umuterankunga ikaba yareba se no muri wese ufite dukeya kuba ari cyo yafashe umubyeyi akaba yabikora nta kindi kishi inyuma namubwira gusa ngo nakomeze yihangana agire gusenga no kwihangana. Reka nshimire abantu bagize umusanzu batandukanye mu minsi yashize. Hari abantu bamufashije bagiye bavuga bati akeneye iyo kawunga akeneye 10,000 byo kwishyura inzu. Hari abantu babikoze ndabashimira cyane kandi ibyo mwakoze byagize umusaruro nubwo tudaherukana wenda ngo tubiganire ariko ndabizi neza ko hari icyo byamumariye. Ndabizi ko abantu mwese mwamufashije hari icyo byamumariye cyangwa se icyo byamufashije. Reka dusoreze hano tuzasura mu kiganiro cy'ubutaha. Nakoze cyane.